ikintu ntari nababwiye none babwire mucyumve banyarwanda muri hafi namwe banyarwanda muri abari mu bigo byo hanze nimwumve uko Uwiteka yantumye yavuganye na President bimubwiye arabyumviriza abyumvishije turakurana ikiganiro kiranarangira umutipe ikintu cyantangaje yagiye kwandika imbere yanjye ku izina arandika ngo intumwa ya Satani cyo ni cyambere agiye kwandika kuri titire aravuga ngo Damiye witwa intumwa ya Satani bakeka ko witwa intumwa ya Satani mwitondere ubuhanuzi ari guhanura kandi nabanje kumbwira ngo ube maso none ubwo uwo muntu wanditse iyo titire abantu bajya kureba kuri Zaburi baro bacyumviye ubwo butumwa kandi bushenywe n'umuntu wakiriye uwo mukozi w'Imana nta muntu w'Ninive umunsi uhari wagarutse aratubwira ati ngira baye Ninive Lazaro ntabwo yapfuye mujye mugabanya kumvira ijambo ry'Imana mu mubiri Lazaro ntabwo yapfuye baracyahari Lazaro arahari mujye mugabanya kumvira ijambo ry'Imana n'ibitekerezo bya karande ibitekerezo byo mu mubiri ibitekerezo bizinzitse ibitekerezo bipfundikiye mujye mwumvira ijambo ry'Imana mu mwuka nakimye uburozi mu by'ukuri waba urimo raduha none tutari bubashe kuruka yose ntabyo ibingibi ndi kubahereza ari uburozi yego icya kabiri ibintu navuze ntabwo bwari uburozi kuko umuntu yanyakiriye bwa mbere nagiye ambwiye ngo fata moto arayishyura nagiye kumureba yitwa Pamphile akora kuri Beura uwashingiwe ngenda ambwiye ngo fata moto uze kundeba anyakira inshuro ya mbere subirayo inshuro ya kane subirayo inshuro ya gatatu subirayo inshuro ya kane subirayo inshuro ya gatanu ibyo biganiro byose uko ari bitanu byatambutse kuri Beura mu nshuro nagiye inshuro ebyiri eshatu ariko dukuramo ibiganiro bitandatu ubwo butumwa bwose arabwumva n'abantu babikurikiye twagendaga tuganira umurongo umwe kundi mvuga amadini ya Gikristo atari ya Gikristo nayahe amadini atari ya Gikristo ni amadini y'ibinyoma ariyo madini y'abakatolike idini ry'abakatolike n'idini ry'abisilamu kubera icyo ufata idini ry'abakatolike n'abayisilamu kabita amadini y'ibinyoma nuko ibyo bakora ibyo bavuga uko basenga bitandukanye n'uko ijambo ry'Imana riteguye riri ziricaho ubwo n'intumi zo mu madini ijisho ry'Imana rireba ubusambanyi buzicaho rireba buri kintu cyose y'ubwo yaravuze ngo ijisho ryanjye rireba ikuzimu rireba ku isi rireba no mu ijuru Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare Siribi Studio ni igisubizo cyawe bahanzi baririmbyi namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video wifuza gukora live recording cyangwa se live tugane tubigufashemo ufite ubukwe ukabukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza ntugire impungenge gana Siribi Studio ibiciro byacu ntabwo bikanganye dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 24 Siribi Studio ni igisubizo cyawe TV nkuko bisanzwe turizera ko meze neza kandi abatameze neza pole biraza kumera neza cyane ndi kumwe na chano Imana Irahari TV uyu munsi rero ndizere yuko meze fresh dore bamwe n'intsinzi byabaye neza cyane abenshi batuye ku gipfunsi papa meze neza yes meze neza ndumva ari ubwa mbere nge dukoranye yego ni ubwa mbere watoye neza iyo twatwaye neza n'abatoye ahandi byariye cyangwa watoye ahandi naho byariye urumva iyo niyo gahunda meze neza kabisa ndabona meze neza urugendo nta kibazo rero twebwe turi nk'ibisanzwe turi abantu bo ku muhanda turi abantu ngo abantu benshi bajya bavuga ngo turi babi abandi ngo turi beza ariko si buriya turi babi ariko turi beza
umuntu afatwa n'undi bitewe n'icyo ashaka kumufatamo. ibyo ucunze neza urabona ndi cyuze neza biragoye guhita kuba nahita amenya icyo uri cyo rwose uri we, kuko umuntu ashobora gukora ibikorwa byiza ariko ari mubi, cyangwa se akanavuga amagambo meza ariko imbere ari mabi, ari mubi. Niyo mpamvu umuntu rero kumureba rimwe ugahita umenya uwo muntu uko ateye, biragoye keretse ubwenge bw'Imana buguhishuriye. Yego. Okay, ukimara kuvuga Imana abantu barebye isura bahita bavuga ati uyu muntu byanze bikunda afitanye isano n'Imana. Barabona nyakunda guzerereza. Dore umupapa ufite cyane Imana irahari, twakoranye ikiganiro nawe umbwire niba koko naramubeshye. None ari akantu yamishuriye ntarinze yamaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi nawe. Yambwiye ukuntu Eva ngo yatumye ngo barya ku giti Imana yajyaga yiryaho cy'ubwenge. None bitamubwira ni buryo Eva yadukoreye ibintu birenze byiza bigeze kuri urwo rwego, niko byari bimeze na Yes, urakoze. Ntabwo ariko byari biri, ahubwo hari ikintu cyitwa ubwenge bwa muntu buzamurimbuza. Ntabwo Eva yasoromye kuri kiriya giti kugira ngo arye ku giti Imana yaryagaho, ahubwo hari ikintu cyari kiri muri Eva cyitwaga inyungu. Yes, abantu benshi bazarimuka bazize kurarikira, gukurura, gushaka inyungu. Imana amanukaga mu ijuru ikaza kubareba, ariko bo batazamuka ngo bajye kuyireba. Satani arababwira ngo nimurya kuri kino giti muzagira ubwenge, muzamera nk'Imana. Bakurura ibitekerezo bavuze ngo natwe tuzamera nk'Imana. Imana imanuka ikaza kutureba, twe tutazamuka ngo tujye kuyireba, tuzaba nkayo. Iyo profit rero imutera kuzamuka, iyo profit imutera gusoroma ku giti. Igiti yabonaga mbere akabona kimeze nabi, akibonye amazi yuzura mu kanwa, atangira kurya indimi. Nakumwe umuntu yabonye ya hene araze ngo nabonye icyo giti ni ikihe? Icyo giti ni ikihe? Yes, icyo giti rero yari kiri mu burasirazuba bwo hagati. Cyari igiti kimenyekanisha ikibi n'icyiza. Hari abavuga ngo ni pome yariyeho, hari abafata ruriya ruto bakagira ngo ni pome, bakavuga ko ari pome bagendeye kuri kano kantu k'akalogo kaba ku ma iPhone no ku ma computer. Yes, afite kara kantu karumweho gatonya, bakabyitiranya n'ibyo ngibyo. Rero kiriya giti njye nawe ntabwo twari duhari, ntabwo twigeze tukibona. Ariko mu by'ukuri nawe urahuza n'uwambwiye uko cyari igiti cy'ubwenge. Yes, ni igiti kimenyekanisha ikibi n'icyiza. Gusa muri icyo giti ukiraho rwose akantu uvuze uti ni igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Kuba rero Eva yarakiriyeho ewana nta kintu atakoze. None njye akantu kanshimishije rero bakimara kurya kuri kiriya giti, yazanye umuruho yarakoze. bakimara kurya kuri kiriya giti ngo bahise babona ngo bambaye ubusa. Ndavuga nawe ubwo Eva arakabaho. Noneho twaza tubihuza n'ukuntu Imana ngo kuva ba Eva bacumutse Imana ngo yongeye kwigaragariza abantu isura yayo. Yes, nuko hari abantu bagendera kuri icyo kintu uvuze, bagatanga ibitekerezo bavuga ngo icyaha Eva yakoze na Adamu urubuto bariyeho ni ubusambanyi bakoze. Ariko ibyo abo bantu bavuga bitandukanye n'uko ibyanditswe biri. Rero kuva icyo gihe ntabwo Imana yongeye kuvugana nawe imbona nkubone, ariko nyuma ya Adamu hari abandi Imana agivugana nabo. Iriya yabonye Imana yitapfa. Oya. Yes, mu gitabo cyo kuva Mose yasabye Imana ngo ayiyereke. Imana iramubwira ngo ntabwo wandeba mu maso, kuko umbonye mu maso ntabwo wabaho. Icyakora ndakujyana mu bisate by'amabuye, nindangiza ngo ukingirizeho ikiganza cyanjye, uri bundebe mu bitugu. Bigenda gutyo. Ariko nubwo Mose atabonye Imana, hari undi muntu muze gusoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 6. Yaravuze ngo ku ngoma umwami Uziya yatanzemo nibwo nabonye Imana yicaye ku ntebe yayo mw'ijuru. Aravuga ngo mbona mu rusengero rwayo, mbona abamarayika bafite amababa 6. Arangije ijambo Yesaya yaravuze ngo naravuze ntayiwe ndapfuye mbonye ishyano, kuko amaso yanjye abonye umwami Imana yicaye ku ntebe. Bivuze ngo Yesaya yagiye mu mwuka abona Imana. Buretse mu gitabo cy'Ibyahishuwe mu bice byaho 5
ubwo Yohana ari ku kirwa Ipatimo yeretswe intebe y'Imana, yeretswe igitabo mu kuboko kw'Imana. Kandi mu butumwa bwiza yanditse igice cya mbere umurongo wa 18 yaravuze ngo uhereye kera kose nta wari wabona Imana uretse umwana w'Imana wabaga mu gituza cya se, niwe wayimenyekanishije. Uko niko Yohana yanditse akiri kumwe na Yesu ari ku isi. Ariko Yohana ajugunywe ku kirwa Ipatimo nyuma y'uko yujujwe umwuka wera. Yaravuze ngo ku munsi w'umwami wanjye nari ndi mu mwuka, nuko mbona intebe y'ubwami, mbona n'uyicayeho. Bivuze ngo yabonye Imana, abona n'iyicaye kuri iyo ntebe, abona mu maso hayo, abona hasa na yasipi, abona umuriro, abona ibiyikikije, abona mu kiganza cyayo, abona igitabo. Ahubwo Imana ibonwa n'abanyamwuka. Imana barahari bayibonye, ahubwo hari urwego umuntu ageraho kurya Imana imwiyeretse yapfa, kubera ko aracyari umunyabyaha, aracyari uwa kamere. Ariko Yohana yabonye Imana, abona ibirenge byayo, abona mu maso hayo, abona no mu kiganza cyayo. Banyarwanda mu nyumve, Imana iraboneka. Yego wasanga banarebonye kumwe kwezera imbonye ajya avuga ngo yibone Imana n'amaso. Yes, rero kuko reka nkubwire, yego, wewe urimo urambwira uti yabwiye Mose nguramutse umbonye watukomeza iki? ni ibyaha Mose yari agifite na kamere zari zimurimo zo kudahinduka. Ikimenyetso cya kamere zari ziri muri Mose ntizamwemere kugera i Kanani. Mu by'ukuri reka nkubwire, ahubwo Imana ntabwo yajyaga yerekana ku bantu bashobora kuba bazi ubwenge. Ariko mbitekereza, Yes, hoya ntago ariko biri, kuko Imana niba ari umubyeyi wacu, sinzi twanatangira nawe tubwiye n'amazina. Ni izina nitwa Nshimiyimana Damien. Yego Damien. Donc reka mwibarize, kuko niba mu by'ukuri Imana njyewe ntabwo ndi umuhakana. Yego, gusa njyewe uburyo kimuvuga Imana njye bitandukanye n'uko njye nyivuga. Ndakubwira n'impamvu tunyihuta cyane kugira ngo mpite nkumvisha n'impamvu wenda njye ntavuga Imana kimwe n'uko n'abandi bantu bakunze kuyivuga. Sibyo? Imana sinyihakana, simakanya umuremyi. Umuremyi wa byose tuzi, waremye ibiriho byose, ugize gute byanze kuzi biragaragara birahari. Ariko ukibaza ukavuga uti uyu muremyi kuko yaba akiriho, yaba adafite isoni cyangwa se ipfunwe ry'ubuzima bwo kwigaragariza abantu, akanga kugaruka kutwigaragariza isi, cyangwa Eva cya giti yariyeho cyatumye akanguka, ndetse na Adamu cyaratumye Imana itangira ivuga iti bano bantu nibongera kumbona none bazabona ntasa nabo cyangwa ntasa neza, cyangwa igisimba n'indi sura runaka ndetse nyavuga. Urakoze. Imana ifite ubushobozi bwo gukandagiza ikirenge cyayo ku isi, isi ikanyeganyega. Icya kabiri, ifite ubushobozi bwo kuvuga iri mu ijuru, abari mu isi bose bakumva, ndetse n'abari kuzimu bakumva. Icya gatatu, ifite ubushobozi bwo kubona inyoni iri kwigendera, noneho Imana ikica iyo nyoni kandi nta wayibwira ngo ukoze iki. Ikindi, ifite ubushobozi bwo guhamagara umurabyo ukayita. Amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Ariko muri ubwo bushobozi bwose bw'Imana ntawe hutaza, ntawe ibangamira, doko yicisha bugufi, irekera buri kintu cyose ukwishyira no kwizana kwacyo. Ntabwo Imana ifite ipfunwe. uvuze neza. Yes. Uravuze ngo Imana iritegereza ikareba. Yego. Ubundi Imana ijya yitegereza muri social media yo mu Rwanda? Urakoze. Muri social media ziri hano mu Rwanda ntabwo ijisho ry'Uwiteka rireba ikuzimu ngo rirebe muri Amerika, rirebe muri Europe, ngo riranirwe kureba social media ziri hano mu Rwanda. Ijisho ry'Imana, Imana igumugisha, Yego, rireba ubuhanuzi buzicaho, yego, rireba ingirwa abakozi b'Imana bazicaho, rireba intumbi ziricaho, ubwo ni intumbi zo mu madini. Ijisho ry'Imana rireba ubusambanyi buzicaho, rireba buri kintu cyose. Y'ubwo yaravuze ngo ijisho ryanjye rireba ikuzimu, rireba ku isi, rireba no mu ijuru. Njye nshobora gukebuka nkareba inyuma, ariko Imana imbone yayo imwe gusa iyirebye irebera mu isi hose icyarimwe. Rero ibikorwa kuri social media, ijisho ry'Imana rirabireba. Urakoze cyane. Hanyuma niba ijisho ry'Imana ribireba, uyu munsi uri umukozi w'Imana, uri umwe mu bakozi b'Imana bavuga ko bahagaze neza, kandi natwe iyo twumva uko uvuga twumva uri umukozi w'Imana. Wowe iyo witegereje
ubona iki haba mu mwuka ndetse no mu mubiri? wivunika cyane Yego. mu mwuka no mu mubiri. Izi social media zabaye amarimbi, izi social media zagezeho abavugabutumwa babaye intumbi, zagezeho abashumba babaye intumbi, zagezeho abantu bari intama bahinduka amasega, impyisi, inzoka, marine, mayibobo, ingegera mu matorero. Izi social media zagezeho abantu bazi guca bugufiya, ariko zirabararura. Wagira ngo hari imbaraga za rukuruzi z'imyuka mibi zikurura abantu kuri aya social media. Noneho hari n'abantu baza kuri aya social media twe tukagira ngo ni abantu, ariko ari abadayimoni bari muri abo bantu. Nabahereza ingero zirenze rumwe, zirenze ebyiri z'abantu mubona mukagira ngo ni abantu, kumbi muri bo harimo abadayimoni bari kuri aya social media. Nimba mukurikirana agasheni kitwa Kakajwi muri Amerika, ufite akantu k'akamasike mu maso yiwe kameze nk'ak'inkende, uriya muntu iyo ari kuvuga mwe mugira ngo ni umuntu uri kuvuga, n'ibitekerezo bye n'amagambo ye n'amamesaje n'ibitutsi bye n'inyuro bye mugira ngo ni abantu, ariko muri we mw'imbere afite nk'idayimoni ryavuye ikuzimu ariko rishinzwe gukwirakwiza ibitutsi. Afite idayimoni ryavuye ikuzimu rimuvugiramo, rimuha ibitekerezo, rimuha ubwenge, rimuha content, rimuha title y'ikintu ari buze kuvuga n'abari buze kuvugaho. Izo ni imbaraga z'umudayimoni zimwicayemo, ariko ari kuri social media. Abana murabireba, ababyeyi mubyereka abana ku mateleviziyo, abana banyu barabashuka ngo barasenga, mwaza bagakomera Imana amashyi mukagira ngo koko bayobotse inzira y'Imana, ariko mwagenda bakajya ku TikTok bakajya kurebaho. Icya kabiri, hari abantu bigisha ubusambanyi kuri aya YouTube, bakavuga ati twebwe niba ushaka kujya muri pornography, kugira izi filime, jya kuri Facebook, sigaho nimero zawe. Kameme uwo muntu ufite ibyo bitekerezo niyo mvugo ni umuyoboro wa Satani. Ikindi, hari abantu mubona cyo ni ukuri pe, bagenda mu mihanda bajya ku YouTube no mu mirimo bakambara neza ibitenge, amapantaro, ariko hari abadayimoni babyiyambitse. Icya kabiri, hano ku mpano kuri hari cano nigeze njyaho hano muri Alarm, ngiye kubona mbona ndi gukorana ikiganiro n'umupasiteri. Urebe kuna abantu babaye intumbi kandi basenga. Abantu babaye intumbi ari abakozi b'Imana kubera irari ribuzuyemo ryo muri iminsi y'imperuka. Kandi Yesu aravuze ngo namwe nimuzasinde amaganya y'iyi si, uwo munsi wo kugaruka kwanjye utazabatungura, mukaba muri kuri liste, ariko umunsi wo kuzamurwa ku itorero mugatungurwa kuko mutari maso umwanya, umunota, isegonda, isaha. Uwo mukozi w'Imana ngiye kubona mbona uyu mutipe witwa impano y'Imana utubura amafaranga, cyangwa se ufata amafaranga akayagira menshi. Mbona uwo mupasiteri amuhaye inote y'ibihumbi 5. Ngiye kubona mbona afashe agakapu ayashyizemo, avuza amagambo, imitongero, afashe ibintu biri mu gacupa bimeze nk'amaraso, arabinyweye. Ntabwo abantu bazi nimba ari ji, nimba ari amaraso koko, kuko ari gufata agapfundikiza akakanywa. Kubireba n'amaso abantu turabona ni amaraso. None umva icyantangaje, uwo mupasiteri nagize gutya ngiye kubona mbona uwo mpano y'Imana amuhaye amafaranga. Ese ku ijambo ry'Imana rivuga ngo uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Mu gitabo cy'Abakorinto haravuzwe ngo uwifatanya na maraya bombi baba babaye umubiri umwe, n'uwifatanya n'umudayimoni nawe uri umudayimoni. Yesu aravuze ngo uwo tudateranyiriza hamwe n'umwanzi wanjye arasandaza. Nimba utari umucuruzi wa Satani ujya gukora iki muri botike yiwe? Nimba udakora na Satani ujya gukora iki mu kabari kiwe? Noneho rero urumva byonyine akimara kwakira ubutunzi buvuye kuri Satani, amaze kwakira umuvumo wavuye kuri Satani, amaze kwakira ADN za Satani zizamukiye kuri ubwo butunzi amaze kwakira. Niyo mpamvu mbabwira barokore banyamasengesho, Banyarwanda, badiaspora muri hanze, mu nyumve ni ukuri. Nujya kwakira ibintu mu biganza byawe, jya usenga mu gitondo ubwira Imana ngo Mana, uburinzi bwawe bube ku bintu ntibwakire byose, kuko uzakira wakire n'intumwa ivuye ikuzimu mu biganza byawe. Ikindi, umuntu igeze ampamagara, reka mbabwire, nyamuneka aya social media ibintu biri kuyacaho, mube maso
musenge cyane Yego. kubera yuko ntabwo itorero rigomba kuzamuka rikimeze gutya. Yego. Umuntu arakubwira ngo kugira ngo nkizwe nka runaka nabireka, bivuze ngo izina ry'Imana riri gutukwa mu bapagani kubera twebwe. Hari ibinyoma mu madini nibyo gusa, hari ubuyobe mu madini nibwo gusa, hari kuri aya ma YouTube nibyo gusa. Mu by'ukuri icyo Uwiteka atari yakoze kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu bakizwe, impanda ivuge itorero ry'iwabo ni igiki? Imana yavuze ngo nimumbwire icyo nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanjye ntakoze icyo ari cyo. Ariko baranze bagomera Uwiteka, yabakijije inzara ariko nimwe ba mbere b'abanyabugugu, yabakuye mu byaha ariko nimwe ba mbere mushishikariza abantu gukora ibyaha. Umva barokore mwe, Uwiteka abamanura inkota, Uwiteka abamanura ibihano, Uwiteka abamanura ibihembo bibakwiriye, Uwiteka abavanye mu businzi ariko nimwe mwubatse amazu, mwubatse amahoteli yo gucururizamo inzoga. Uwiteka yabavanye mu busambanyi abakiza gusambana bavana mu buraya ariko nimwe mwubatse amaroji. Uwiteka azabahana, mwabaye moteri iri kumotera ibyaha, mwabaye moteri ikorera Satani. Rero mwikwishushanya, ntabwo Imana ibanira n'umuntu mu bwami bwa Satani. Jamais. Ukira aho ngaho hari ibintu byinshi uvuze pe bikomeye, ariko se ntabwo mu by'ukuri hari ahantu mperutse kubona ikiganiro cyawe barimo bavuga bati uyu mugabo mugerageze muruke, donc yavuze ngo ndakeka icyo kintu narakibonye. Yego narakibonye. Ngo baruke iki cyawe ngo uburozi yabahaye, baruke uburozi bwa Damiye. Yego. Kandi abantu babivuze ni abantu basenga bakoresha ibiganiro bya gospel. Mu by'ukuri bo biti mumeranye muti? Nta kibazo na kimwe. Uburozi mu by'ukuri waba urimo raduha noneho tutari bubashe kuruka. Yose ntabwo ibi ngibi ndi kubahereza ari uburozi. Yego. Icya kabiri ibintu navuze ntabwo bwari uburozi, kuko umuntu wanyakiriye yanyakiriye bwa mbere. Nagiye ambwiye ngo fata moto arayishyura, nagiye kumureba yitwa Pamphile, akora kuri Beura uwashyingiwe. Ngenda mbwiye ngo fata moto uze kundeba, anyakira inshuro ya mbere, subirayo inshuro ya kabiri, subirayo inshuro ya gatatu, subirayo inshuro ya kane, subirayo inshuro ya gatanu. Ibyo biganiro byose uko ari bitanu byatambutse kuri Beura mu nshuro nagiye inshuro ebyiri eshatu, ariko dukuramo ibiganiro bitandatu. Ubwo butumwa bwose arabwumva, n'abantu babikurikiye twagendaga tuganira umurongo umwe kundi, umurongo umwe kundi. Ariko bimaze iminsi birebwe, igice cya mbere kimaze kurebwa cyane, arahindukira aravuga ngo mu rukuburozi Damiye yabahaye, uyu ni umwuka wa Antikristo urimo ukorera mu bahanuzi bari mu Rwanda. Avuga ku bahanuzi b'Icyangugu, kandi sinamubwiye ko ndi uw'Icyangugu, ahita ashyira muri ako kebo. Sinzi icyamuteye kubivuga. N'umwuka wa Antikristo avuga n'uburyo ukoramo n'uburyo nigishijemo ni ibintu bihabanye, bona ko bigaragaza ko n'ibyo yavuze atabizi. Kuva isi yaremwa kugeza uyu munsi, mu nyumve abakozi b'Imana. Yego. Nta munsi n'umwe Satani yari yabwira umuntu ngo ihana ibyaha byawe, kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ariko bariyeri nari nigishije abantu, ya mbere yarivuze ngo nimwihane ibyaha byawe, kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ntabwo dayimoni na Satani babwira umuntu ngo tanga icya cumi cy'Uwiteka. Nari nabwiye abantu ko Uwiteka yantumye ngo batange icya cumi cy'Uwiteka. Bariyeri ya gatatu yari iyo kubwira abantu ngo mubane neza n'abo mu miryango yanyu, abo mubana. Ntabwo Satani ibwira abantu ngo nimubane neza n'abantu, kandi ari ibashwana. ahubwo Satani ibwira abantu ngo wa mugabo we senda umugore wawe, wa mugore we ahukana, wa mwana we tema mama wawe, wa mwana we roga mama wawe. Doko Satani ibwira abantu bwo gutandukana. Bariyeri ya kane yari yo kubwira abantu ngo mubane n'abaturanyi mu mahoro, mubane nabo neza. Ntabwo Satani ibwira abantu ngo bana n'abaturanyi neza. Ntabwo bariyeri ya gatanu yari yo kubwira abantu ngo mubane nabo musengana neza mu mahoro. Ntabwo Satani ibwira aba bishop na pastor ngo bana neza nabo usengana nabo, ahubwo Satani ibwira bishop ngo iba abantu amaturo, ambura abantu, roga abantu, sambanya abantu. Ntabwo bariyeri ya gatanu yari yo kubwira abantu ngo babane nabi nabo basenga. Bariyeri ya gatandatu yari yo kubwira abantu ngo mukore imirimo myiza izabambutsa inyanja y'urupfu, imirimo yo gukiranuka yabera, nkuko turaba Imana yaremye turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ahubwo nyirakarimi kabi
yatanze umurozi gupfa. Sinjye wavuze iryo jambo. Pamfile ikintu yakoze kizamumanura ikuzimu, nta juru azigera ajyamo. Si uko nciye iteka, ahubwo mutega amatwi munyumve. Mbivugiye kugira ngo n'abandi mwirinde mutazakora icyaha icyo Pamfile yakoze cyo kuvuga ngo buriya butumwa n'abademoni babuhishuye cyangwa se ni Satani, kuko ndabizi neza 100% Uwiteka Imana ya Abrahamu niyo yavuganye nanjye, kandi ntabwo yambeshe nta nubwo yanshoye. Rero ikintu yakoze ni nk'icyo wa mufarisayo yakoze, avuga ngo Yesu nta wundi umuhaye buriya butware, nta wundi umukoreyemo, nta wundi umuhishuriye, ni umutware w'abadayimoni witwa Belizebuli, ni umuhaye kwirukana abantu badayimoni. Yesu akupa ikibwiriza, Yesu akupa ikiganiro, Yesu ahagarika ijambo ry'Imana, aravuga ngo abantu bazababarirwa ibyaha byose n'ibitutsi byose, ariko gutuka umwuka wera ni icyaha kitababarirwa, byaba mu bihe bya none n'ibihe bizaza, ahubwo umuntu aba akoze icyaha cy'iteka ryose. Bibiliya yavuze muri Mariko 3 ngo ibyo Yesu yabivugiye kuko bavuze ngo afite dayimoni, none undi nawe iyantumye ayise dayimoni, iyamishuriye ayise Satani. Ubwo naramuka yigeze imbere izamubaza ngo ko ndi Uwiteka wahangaye gute kunyita Satani, ko naciye muri Daniel wahangaye gute kunyita dayimoni. Nawe rero azahembwa igihembo kimwe nk'icyo wa mufarisayo nawe yahembwe. Kugira ngo abantu nabonye babaye nkaho babyegeranya, kuko Pamfile ndakeka afitanye isano na Plaisir Zaburi. Abantu babaye nkaho babyegeranya yuko ngo ushobora kuba ari warinjiriye Plaisir Zaburi ngo ukaba waramuvugaga muri izo barriere wavuze. Nta muntu n'umwe nigeze mvuga muri izo barriere, n'abantu babikurikiranye nta muntu n'umwe nigeze mvuga. Abanyara abantu baje bahuza ubusambanyi bavugaga no bwa Plaisir. Yes, bavuga ko na Plaisir ari umusambanyi. Yes, aba bantu babihuje gutyo bafite ubwo ahantu bagiye bakocuranira na Plaisir mu nzu z'abandi se cyangwa se mu marogi, simbizi, kuko abakozi b'Imana bagira utuntu tubi twinshi. Bakozi b'Imana benshi bamwe na bamwe, ariko ubwo nabitirira umurimo w'Imana, bagira utuntu tubi twinshi mu tuzu tw'abandi, mu turogi, mu tugeto, mu tubari, mu tuhoteli, ngo basotse ku mazi, ngo bifotoranyije ngo ni daddy ngo ni mami. Kandi Yesu aravuze ngo ntimuzagire undi mwita so, kuko so ari umwe. None umuntu aravuga ati bana banjye, ati daddy bitatu ni byiza. Uri Yesu ko nutubi twinshi cyane tugenda dukorwa abantu batazi yuko ari ibyaha. None rero njya kwa Pamfile nayo harajya kuri Plaisir, kuri Plaisir kwa Zaburi. Ariko maze kujya kwa Plaisir yarambaje ngo ufite telefone, ufite mega muri telefone, ndamubwira ngo yego ndazifite. Mbona agiye kuri YouTube ama ikiganiro ngo ndebe kuri Pamfile, mbona Pamfile ari kujya editinga ankubita ibyo bihosho by'ayo magambo. Noneho uwo mwanya ndacyumva gusa sinakirangiza, ndambwira ni rero Plaisir, dore bino bintu bizamuye umwuka si mu Rwanda no hanze byagezeyo, kandi buno butumwa Uwiteka yambwiye ko bugomba kuzenguruka isi. Ndaje mbabwire n'ikindi Uwiteka yambwiye nyuma yabwo, kandi kigiye kubasohoraho vuba bidatinze. Mw'Abanyarwanda byihuse kidatinze kigiye kubasohoraho. Noneho bwumviswe n'abantu benshi, none uze kuba maso umbaze kimwe ku kindi, kugira ngo abantu badatwara ubutumwa nabi bakagira ngo bwavuye ku badayimoni, kandi nibatabwumvira butazaba buza kumanuka ikuzimu mu muriro utazima, kuko Uwiteka yatanze ubutumwa kugira ngo abantu baze gukira. Nimwibuke hari koma, yaba mwari mubizi yaba mwarimenyaga, ubutumwa bwiza bwarigishijwe isi yose irabwanga. Mu 1914 Imana imanura inkota. Biravuze ngo umwana w'intama amenye ikimenyetso kimwe muri bya bimenyetso 7, nuko mbona ifarashi y'umutuku, uyicayeho afite inkota ndende, akura amahoro mu isi ngo abari mu isi bicane. Nuko abisi yose baricana, intambara y'isi yose iraba kubera ubutumwa bwiza. Abantu bari banze. Iyo ubutumwa bwiza buvuzwe abantu ntibabwemere, ntibabwakire, hakurikira ibihano by'Uwiteka. Plaisir bimubwiye arabyumviriza, abyumvishije turakurana ikiganiro kiranarangira. Umutipe ikintu cyantangaje yagiye kwandika imbere yanjye ku izina, arandika ngo intumwa ya Satani.
cyo ni icyambere. Agiye kwandika kuri titire aravuga ngo Damiye witwa intumwa ya Satani, bakeka ko witwa intumwa ya Satani, mwitondere ubuhanuzi ari guhanura. Kandi nabanje kumbwira ngo ube maso. None ubwo uwo muntu wanditse iyo titire abantu bajya kureba kuri Zaburi baro bacyumviye ubwo butumwa kandi bushenywe n'umuntu wakiriye uwo mukozi w'Imana. Rero ibyo ni ibitekerezo biri mu bantu bitwereka ko biyambitse uruhu rwo gukorera Imana, ariko ari amasega, ari abanzi b'umusaraba, ari abanzi b'ubutumwa bwiza bwa Kristo. Donc bakorana n'umwuka wo gusenya ubutumwa bwiza wari uri mu bafarisayo uri kurwanya Kristo. Yego ugira aho ngaho hari ubwo buryo ugira bwuko byanze bikunze ibibi bakuvuza hari ikintu byaguhinduraho. Ku giti cyanjye nta kintu byampinduraho, kuko bari ababivuze ni abantu bambaye inyama n'amaraso, bambaye inyama n'amaraso. Kandi ijambo ry'Imana yavuze ngo ntimuzatinye uwica umubiri, ahubwo mutinye ubasha kwica umubiri agakiza n'ubugingo, akica n'ubugingo. Yego ubuhanuzi wagombaga gutanga bwagombaga guhanura kuba bwaba vuba bwari ubu icyo gihe. Nubwo butumwa bw'inzira buri mu Kristo wese acamo. Binongeye ni inzira itorero rya Kristo rigomba kuzacamo, kuko itorero ririmo kwezwa mu gihe gito tutazi umugeni agomba kuzamuka. Kandi atagomba kuzamuka yandavuye ariho ibizinga ari iminkanyari. Nimwumve rero ikintu ntari nababwiye, none nyababwire mucyumve. Banyarwanda muri hafi, namwe banyarwanda muri abari mu bigo byo hanze, nimwumve uko Uwiteka yantumye yavuganye nanjye. Arambwira ngo ubu butumwa natambukije aho nzajya mvana ikirenge abantu bakabwumva mu matwi yabo ntibabwumvire, azajya amanura inkoni, azajya amanura ibihano. Niba mu mugiye kumva bamwe muri bo kampani zatangiye kujya zihomba, abandi imodoka zihirime, abandi amazashe, abandi baterezwa za cyamunara, abandi ibihombo bize, abandi nyatsi zuzure bakore babambure. Kubera iki? Umwuka w'inyatsi ugiye kwinjira mu byo bakora, kuko banze gukiranukira Uwiteka mu mitungo bafite. Hari abadayimoni bagiye kwataka abarokore bo muri iyi minsi, kandi Imana igiye kureka abadayimoni babagereho babakoresha icyo bashaka mu mitungo yabo, kuko Imana ivuze ngo ngiye kubateza ingabo zikomeye. Za ngabo arizo kagungu n'uburima n'ubuzukira, n'andi madayimoni ashinzwe kumunga no gutwara no kunyaga no kumira imitungo n'ubutunzi by'abadayimoni. Bamaze kwakira bakabigira ibigirwamana muri bo, bakimura Imana, bakimura Uwiteka, bakunze iby'Imana bahaye kuruta Imana yabibahaye. Rero nico ngicyo nagira ngo mbabwire. Iyo uvuze abarokore ni bande? Ni ADPR ni iki? Iyo mvuze abarokore mvuga amadini ya Gikristo, mvuga amadini ya Gikristo. Atari ya Gikristo na yahe? Amadini atari ya Gikristo ni amadini y'ibinyoma, ariyo madini y'abakatolike, idini ry'abakatolike n'idini ry'abisilamu. Kubera icyo ufata idini ry'abakatolike n'abayisilamu ukabita amadini y'ibinyoma? Nuko ibyo bakora, ibyo bavuga, uko basenga bitandukanye n'uko ijambo ry'Imana riteguye riri. Kandi mwumve mu butumwa natambukije, Imana yari yambwiye ngo umuntu wese w'umukatolike utabatijwe mu mazi menshi azarimbuka. Mbaza Imana ngo none mbaza Imana ngo cya gisambo cyari kiri ku musaraba ko cyagiye mu ijuru kitabatijwe mu mazi menshi? Wavuganaga nanjye arambwira ngo cyagiye kitabatijwe nk'uko Malaki yagiye atabatijwe, Yesaya yagiye atabatijwe, Yeremiya yagiye atabatijwe, Ezekiel nawe yagiye atabatijwe, kuko umwami Yesu yari atarapfa ngo azuke. Ariko ubu yamaze kuzuka, nta muntu uzongera kwinjira mu bwami bwo mu ijuru atabyawe n'amazi menshi. Ndabaza ngo none abantu bose bari ku isi batabatijwe mu mazi menshi bazarimbuka? Noneho ndabwirwa ngo mbese nanjye reka nkubaze, inkoko yamira inka? Ndasubiza ngo hoya, ntabwo inkoko yamira inka. Arambwira ngo ko inkoko itamira inka. Ni nako amagambo y'abantu atakorera ijambo ry'Imana. Mu gitabo mfite Bibiliya ntagatifu muha, ndayisoma. Mu gitabo cy'Ivanjiri ntagatifu yanditswe na Yohana, umutwe wa 3 umurongo wa 23, haravuze ngo Yohani we yabatirizaga muri Inoni bugufi bw'Isalimu, kuko hari amazi menshi abantu barazaga bakabatizwa. Uwo ni umubatizo wavuye ku mazi menshi uri muri Bibiliya ntagatifu. Ahubwo mwe ba Kristo mujye mu makiriziya, mu bakatolike, sizi impamvu mudasoma Bibiliya mufite.
cyo ni cyambere. Mwicare mugasomerwa gusa mugataha. Muzapfana kutamenya, muzarimbukana kutagira ubwenge, kuko ijambo ry'Imana rivuze ngo ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutagira ubwenge. Icya kabiri, Abisilamu munyumve, bayisilamu ibinyoma bibarimo muzapfana nabyo murimbuke, kuko ijambo ry'Imana yampaye riravuze ngo muri Yohana 3:18 yavuzwe ngo utamwizera amaze gucirwaho iteka, kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Wowe usenga utizera Kristo waciriweho iteka, uzapfa, uzarimbuka, ikuzimu haragutegereje. Wabyizera utabyizera uri mu binyoma by'abadayimoni. Bibiliya iravuze ngo nta rundi rufatiro rukwiriye gushyirwaho uretse urwashyizweho mbere, ariko Yesu Kristo. Icya kabiri, Bibiliya iravuze muri Yohana 5 mu rwandiko rwa mbere, iravuze ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo. Icya kabiri, Bibiliya iravuze ngo ningenzwa n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa data ntamujyanye. Rero aya madini ni ibinyoma. Ikindi, mu Kuva 24 Imana abujije abanyayisirayeli kwiremera igishushanyo kibajwe. None Bikira Mariya bashushanya ni ibiki? Si igisitati. Icya kabiri, ko bakikubita imbere si ibyaha, ko batanga amaturo yo kujya kubyubaka si ibyaha, ko babyuhagira, ko babyoza, ko babibyinira, ko babitamba imbere ngo ni nyina w'Imana. Bikira Mariya niwe wabwiye yuko yabyaye Imana. Yego. Ikindi rero, ibyo byose ni ibyaha. Ni ibyaha, ni umuntu uko w'ibyaha, ni umuntu uko w'ibyaha biri muri amadini. Yego, hari turimo dusoza ikiganiro fore, hari abantu benshi tujya tuganira. Njyewe ntabwo nyakunda kuganira n'abantu bumva neza, kimwe nuko nanjye numva nabi. Bakambwira bati ibintu by'Imana bishobora kuba ari scam, ari ibintu biri aho ngaho nyine bitekerejwe by'ibitekerezo. Naho ubwawe urimo uravuga uti ibi nibi barimo basenga ntabwo mu by'ukuri ntabwo byemewe, sibyo? Kandi mukavuga muti mwese iyo mwigiye guhuza mukavuga muti dusenga Imana imwe. Ese mu by'ukuri ntabwo mwaba wenda mwaribeshye ku Mana ubwanyu? Ntabwo ntabwo Yesu urakoze, wari utubaje niba twaribeshye. Ntabwo iby'Imana ari ibitekerezo. Cyakora hari umuntu ukomeye ku isi numvise ku isi avuga yuko ari ibitekerezo, ariko ibyo yaravuze ari bivuze ayobowe n'ubwenge bwa kimuntu. Ijambo ry'Imana si ibitekerezo by'abantu, ijambo ry'Imana ni ukuri. Rero ibyo tuvuga ntabwo tubivuga uko twishakiye, tubivuga uko wadutumye ashaka yuko tubivuga. Ubyizera nabyumvira azakiza ubugingo bwe, utabyizera azarimbuka. None rero ntabwo imyemerere n'imyizerere by'amadini ntabwo bikuraho kuri ijambo ry'Imana. Nibashaka bizera izuba, nibashaka bizera ibisiga. Yego, none wowe wahera kuki uvuga yuko ushobora kuba wizera Imana ya nyayo? Urakoze. Nuko Bibiliya iravuze ngo icyo nicyo kintu gituma mvuga ko Imana izera ari Imana ya nyayo. Nuko Bibiliya ivuze ngo kera Imana yavuganiye na ba sogokuruza mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, ariko muri iyi minsi y'imperuka Imana yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo Yesu Kristo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose. Ikinyereka ko Imana nakurikiye, Imana nizera ari Imana ya nyayo, umuremyi w'ijuru n'isi, nuko nyibonera mu mwana wayo. Nyibonera mu mwana wayo binyuze mu buhe buryo? Binyuze mu ijambo ry'Imana usanga muri Bibiliya yera. Naho rero mbonera Imana ko atari Imana y'ibinyoma iyo senga. Imana Abrahamu, Imana Saduraka, Imana Meshake, Imana ya Abedenego. Naho ngaho. Noneho donc rero tukaba tumeze nkaho twaganiriye ibintu byinshi. Twaganiriye kuri aba bantu bo kuri social media, sibyo? Tuganira ku bintu nyine bisa nkaho tugera no ku madini, kugera naho noneho hari amadini waciriye iteka. Uravuga uti amadini ntabwo azajya mu ijuru ko atakoresha ibintu byo muri Bibiliya. Yavuze ko ari Bibiliya bacira iteka. Yego, ni Bibiliya. Ukosore gake. Bibiliya ukoresha niyo nabo bakoresha. Ese mu by'ukuri mwamuyisoma nabi? Bibiliya umbajije ikibazo cy'Imana igumugisha. Nawe muhurikiye kino kintu mu cyumva. Mu nzandiko za Petero ndumva ari urwa mbere igice cya 2:20 haravuzwe ngo mumenye ko ari nta buhanuzi buri mu byanditswe busobanura uko umuntu yishakiye, kuko nta buhanuzi bwazanywe n'umuntu, ahubwo abantu bagiye babwandika bari bashorewe n'imbaraga z'umwuka we. Bibiliya abantu bayisomeye mu mubiri,
bakayisobanura mu mubiri, bakayigisha mu mubiri, bakagira ibitekerezo bya mubiri no kwibwira kw'imitima yabo, bigatuma barema utudini tumeze nk'amashyaka dupigana ibipfusi. Rero nta dini nakiriye witeka, ahubwo Yesu yaravuze ngo umuntu nyanga ntiyemera amagambo yanjye sinjye umucira witeka, kuko nazanye no mu isi no gucira abari mu isi witeka. Ntabwo naje kuri zino YouTube ngo ncira abantu witeka, ahubwo ijambo navuze niryo rizamucira witeka ku munsi w'imperuka. Bivuze ngo ijambo ry'Imana rikwereka umupfapfa, rikwereka umunyabwenge. Ijambo ry'Imana rirondora umuntu kandi rikwereka ko umuntu azarimbuka. Natwe twese turi kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Yego. Noneho ariko aho ngaho ntabwo nsubije neza, ariko wenda nta kibazo, abumvise hari ahantu wavuze uti Pamphile wakuvuze nabi, wamubaye nawe wabaye nkaho mu kirere iteka uravuga uti ngewe Imana twavuganye cyangwa se twavuganye yambwiye yuko umuntu agiye kugwa nko mu rwobo, niko nabitekereza, niko nabyanariza, atari ubuzima agiye kubamo nyabuzima. Kuki abarokore benshi mukunda gukoresha imvugo z'iterabwoba zo kuvuga ngo runaka tutarimo duhuza azapfa cyangwa azapfa nabi cyangwa azagera mu buzima? Yes, urakoze. Ntabwo Pamphile ndi kumushyira w'iterabwoba, nta n'umuntu n'umwe ndi gushyira w'iterabwoba, ahubwo nuko icyo yakoze icyaha cyo gutuka umwuka wera, gutuka umwuka wera. Kandi gutuka umwuka wera nta mbabazi, sinjya bivuze, ahubwo nanjye navuze ibyo nabwiwe nk'uko nabisomye. Rero ntabwo ari ugutera ubwoba, kandi uwo gupfa numubwira ko akize uraba umumariye iki? Uwo gukira numubwira ko apfuye uraba umugiriye neza? Uwo gupfa umubwira ko apfuye, uwo gukira ukamubwira yuko akize. Reka nkubaze ikibazo usubize. Yoni yaramuka abwiye Ninive ngo mukomeze ibyaha murimo ntabwo muzapfa, bari kwihana? N'ubundi se byabujije gupfa? Buretse bari kwihana icyo Uwiteka bashakagaho yari kukibona. Wakwihana ariko ukazapfa n'ubundi. Ntabwo ndi kuvuga urupfu rwo mu mubiri. Icyo Uwiteka yashakaga kubwira Abininive binyuze muri Yona. Iyo Yona agenda akababwira ngo Uwiteka arabakunda arabishimira mukomeze ibintu murimo nta bihano by'Uwiteka, Ninive hari kwihana? Ese umuntu wa Ninive uyu munsi hari ingereka njye ndabyumva kuvuga ngo kwihana. Reka mubwire papa, nibyo ejo nabonye umuntu arimo aravuga ngo ese ngo kw'Imana yazuye Lazaro aracyariho cyangwa yarongeye arapfa? Nta muntu w'Ninive uyu munsi uhari wagarutse aratubwira ati nyirabaye Ninive. Lazaro ntabwo yapfuye, mujye mugabanya kumvira ijambo ry'Imana mu mubiri. Lazaro ntabwo yapfuye, Lazaro arahari. Mujye mugabanya kumvira ijambo ry'Imana n'ibitekerezo bya karande, ibitekerezo byo mu mubiri, ibitekerezo bizinzitse, ibitekerezo bipfundikiye. Mujye mwumvira ijambo ry'Imana mu mwuka. Dore impamvu nubwo bari banze kunsubiza. Abininive iyo batabwirwa ngo nibihane barapfuye ntabwo bari kwihana, ariko babwiwe ukuri barihana. Lazaro ntabwo apfuye, arasinziriye, igihe nikigera azakanguka. Yego. Mutandukanya gute umuntu usinziriye n'uwapfuye? Hasinzira umuntu wese upfuye apfiriye mu mwami Yesu kandi yarashyize mu bikorwa ijambo ry'Imana rimusaba gukora cyose. Umuntu wapfuye n'upfuye afite ikintu cyose Imana yamusabye gukora kiri mu ijambo ryayo atakoze, we ntabwo ari mu ijuru, ntabwo asinziririye mu ijuru, asinziririye nta nubwo asinziririye, ari kuzimu mu muriro wa Gehinomu, aho Satani abitsa abanyabyaha bose bategereje umunsi wa nyuma w'imperuka uruta iyindi. Upfuye apfiriye mu mwami Yesu, ubwo bivuze ko abantu batemera Yesu bapfa nabi, unyurwa bapfuye burundu. Umuntu utemera Yesu napfa wese azarimbuka. Umuntu utemera ko Yesu ari umwana w'Imana wese ikuzimu aramwasaniye. None baba katolike urimo uravuga uti bagizarimbuka, aribo ntekereza banazanye donc iryo zina Yesu kugeza aribo nabo banaripromotinze kurenza uko uyu munsi turimo turi promotinga turandi madini. Mu by'ukuri bo bazarimburwa n'iki kandi bazapfira mwami Yesu? Hari ijambo abanyarwanda ba kera bakoreshaga, bavuga ngo wigisha intore gusimbuka ejo ikakurusha guhamiriza. Nibyo mwabo. Yes, ikakurusha guhamiriza. Cya kabiri sinigitangaza ko umwarimu yigisha umunyeshuri akaba perezida w'igihugu runaka, umwarimu akiri ku ntebe yo kwigisha uwo munyeshuri. Noneho uwo muperezida agasigara ayobora uwo muntu kandi yarigishijwe nawe. Rero abakatolike nabo ubutumwa bazanye bwari ubutumwa bw'ukuri, ariko bwageze hagati barabuhindura. Ikimenyetso cy'uko babuhinduye, ninde muri bo ukibatiza mu mazi menshi? Cyo ni ikimenyetso cya mbere. Cya kabiri, nasomye Bibiliya yera na Bibiliya ntagatifu, zitangamo amagambo amwe n'amwe agiye ahura ariko badashyira mu bikorwa. Umuntu rero wese uriho iryo jambo ry'Imana n'ubuhanuzi buri iryo jambo ry'Imana bwose ni ibinyoma. Yego. Bwishe ni ibinyoma.
ese akenshi kuki iyo murimo muvuga mwerekana ko igihano cy'Imana ari urupfu, kandi mu by'ukuri inshuro nyinshi tuzi yuko kugira ngo basi ubashe guhura n'Imana ari uko basi ubanza ukanyura mu rupfu nk'uko na Yesu byamugendekeye. Ubwoba muba mufite bw'urupfu n'ubwiki? ntabwo urupfu tuvuga ari urwo mu mubiri, kuko Yesu aravuze ngo nijye ufite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu. Rero umwami twizeye afite izo mfunguzo. Ntabwo urupfu dufitiye ubwoba ari urwo mu mubiri, ahubwo urupfu dukwiriye gutinya twese tugahinda umushyitsi ku bwarwo, ni urupfu Imana izashyiramo izo nkozi z'ibibi zose. Urwo rupfu ni urwo mu nyanja yakumura n'amazuku. Uru rupfu rero rwo mu mubiri ni irembo abantu bacamo bagiye mu rupfu sasa, cyangwa se bagiye mu bundi buzima bwiza. Yego. Ese abishwe bazizwa izina rya Yesu cyangwa se bakicwa n'abavuga izina rya Yesu, Imana ibavugaho iki? Abapfuye bazize abavuga izina Yesu abishwe kubera ko batemeye Yesu, yego, bo bavugaho iki mbere? ijambo ry'Imana avuze ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika utubereye none, hahirwa abantu bapfa bapfiriye mu mwami. First, hahirwa abantu bari gupfa ariko bapfiriye mu mwami. Ubwo umuntu upfuye adapfiriye mu mwami nta hirwa afite. Muri bira y'icyongereza iravuga ngo to be blessed, abanyamugisha. Rero umuntu upfa adapfiriye muri Kristo nta mugisha afite. Munatandukanye umugisha n'amafaranga. Hari umuntu uzi ngo kunguka umuntu afite amafaranga ubwo afite umugisha jamais. Ntabwo ko umuntu afite amafaranga ari ikimenyetso cy'uko afite umugisha. Hari abagira bavuye kuzimu, hari abagira bayavanye mu bindi bitandukanye. Noneho rero ndagira ngo mabwire gutya, umuntu upfuye adapfiriye muri Kristo icyo biri muvugaho azarimbuka. Ariko upfuye nawe ahowe Kristo bakamuca igihanga cyangwa se bakamushyira mu mavuta, ariko akagira ibindi yasabwaga gutunga atatunganije, nawe nta bwami bw'Imana azajyamo. Ubwami bw'Imana ntabwo ari ubwo ku rurimi, ni ubw'imbaraga. Niyo mpamvu musasa kabero dushyira ibirenge byacu hasi, twicare twiga ijambo ry'Imana. Yego. Ese donc turimo dusoza ikiganiro, niba murimo ndakubaza wenda nsubira inyuma mu biganiro byawe. Ese mu by'ukuri hari ibintu byinshi twagiye tubona muri Bibiliya, nuko Imana iteza ubwoko ubu n'ubu bujya kwica ubu ngubu. Imana ifata Abanyayisiraheli irabambutsa Abanyamisiri bari babakurikiye, maze arabajyana, abandi bigenda gutya. Iteza abandi inzige barapfa, bo ngabo Imana bavugaho icyo abo yagiye iteza inzige, kandi batari bo banyabyaha, barimo barahanirwa umukuru w'igihugu cyangwa se umukuru wari ubayoboye. Bibiliya iravuze ngo murabana gukiranirwa kwa base, ngera ku buzukuru n'abuzukuruza, hageza ku buvivi n'ubuvivu. Icya kabiri, bari abantu bose Imana yaravuze ibwira Abisirayeli irababwira ngo kuba mbajyanye mwa kiriya gihugu si uko mukirusha ubwinshi cyangwa gukiranuka, ahubwo ni isezerano nagiranye na basogokuruza banyu. Icya kabiri ibwira Aburahamu iramubwira ngo ubuvivi bw'abuzukuru bazajya muri Egiputa nibo bazataha i Kanani, kuko gukiranirwa kw'Abanyakanani ari bwo kuzaba kuzuye. Hari umwuzu wo gukiranirwa ugezaho Uwiteka akakureka ntiyongere kuguha imbabazi. Muri Yeremiya 16 murasoma ukuntu Imana yavuze ngo ntazigura mumbwira ngo mbababarire, kandi tuvuga dusoma imbabazi z'Imana n'iz'ibihe byose, ariko ntabwo imbabazi z'Imana ziruta ijambo ry'Imana. Imbabazi z'Imana ziyoborwa n'ijambo ryayo. Barabahamwaga biriya bihano kuko Imana yakoraga visa, yoherezaga marayika bakamubona akabagenda imbere, ikohereza marayika akavugana n'umuntu imbona nkubone, abandi bagapfa gutyo. Mbega Imana yakoraga gutyo, ariko turi ku ngoma ya Kristo y'ubuntu y'imbabazi. Ariko niyo mpamvu Imana ibikiye abantu urupfu rwa nyuma rw'iteka. Umuntu atagipfa uwo mwanya ako kanya, ahubwo urupfu rumugendamo. Impamvu tubwira abantu rero ko ibihembo by'abanyabyaha ari urupfu, nuko ariko ijambo ry'Imana ribivuga. Ibihembo by'umunyabyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Yego. Kwisoreza uti impano y'Imana ni iki? Ubugingo buhoraho. Urupfu ni ibihembo by'umunyabyaha. Yego. Mu by'ukuri umuntu wapfuye ubwo abahamwe n'Imana. Umuntu wapfuye icyo gihe nita gupfa. Umuntu wapfuye abahawe ingororano zikwiriye, zingana, zihura, zireshya, zihwanye n'ibyo yakoze. Yego. Ikiremwa muntu twebwe tugira amategeko avuga yuko icyaha ari gatozi, ku Mana icyaha si gatozi. Hoya ibyo ubivuze nk'umuntu. Ndavuga ibihari.
yes buretse iyo umuntu akoze icyaha akacyihana imana irakimubabarira, ariko isi izarinda irangira imana itari yihana mu cyimbo cy'umuntu. Icyo ni icyambere. Cya kabiri, isi izarinda irangira imana itari yihana mu cyimbo cy'umuntu. Imana ivuga ngo reka nihane mu cyimbo cya runaka, no ihana wowe kuko uri umunyabyaha. Ikindi, icyaha umuntu atihanye kiguma imbere y'Imana ibihe byose. Yego, ikibona ikireba ibihe byose. Ndashaka ko dufungira aha umbwira uti Yesu Kristo yapfuye kubw'ibyaha byacu, abambirwa ibyaha byacu. Yego mu kubambirwa ibyaha byacu mu by'ukuri nyuma yiwe twabaye nk'aho dukizwa icyaha cy'inkomoko cyangwa se ibyaha byacu. Uyu munsi nk'abantu bari uyu munsi dufite ubwoba bw'iki? Urakoze. Si ibyaha by'inkomoko gusa, ibyaha wakoze, ibyaha uzakora, n'umwana nzabyara ibyaha azakora. Yesu abyishyuye ku musaraba. Ariko muri Luka 13 Yesu Kristo yaravuze ngo nimutihana muzarimbuka mutyo mwese. Kuba ari umuntu wapfuye urupfu rw'ibyaha byacu ku musaraba, dusigaranye inshingano zo kumwizera tukanihana. Rero namuko utamwihannye uzarimbuka. Uwo wadupfiriye sasa afite n'ijambo yatubwiye tugomba gukora. Nimba tumwizera ariko ibyo yatubwiye gukora ntitubikora, kwizera kwacu kurapfuye. Yesu yaravuze ngo mumpamagarire kimuti databuja databuja, ariko nimukora ibyo mvuga. Ikindi aravuga ngo muri inshuti zanjye ariko nimukora ibyo mategeka. Ubwo nimudakora ibyo mategeka muri iki? Muri abanzi banje. Uvuga ngo mwami mwami si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ikindi aravuga ngo hari abantu bambwira gutyo, ariko nzababwira uwo munsi mberuriye ngo nimumve imbere mwa nkozi z'ibi bimwe. Sinigeze kubamenya. Bararirimbaga, barahanuraga n'ibindi byose. Yesu abwira intumwa ze ngo muri Matayo 18:3 ngo ndababwira yuko nimudahinduka ngo mumere nk'abano bana namwe mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Kuba twizera Kristo nuko yaradupfire ku musaraba, tumwumvire tumugandukire. Yego, bitari ibyo rero mwe mu mwizera muzarimbuka muzize ijambo yababwiye gukora mutigeze mushyira mu bikorwa. Yego, wasenga wenda tugasoza. Yego, reka dusenga Imana. Mana turagushimye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, tugushimiye kugira neza. Dusengera abantu bose badukurikiranye, dusengera abantu bose bazumva mwami iri jambo, ubahereze umugisha n'imbaraga no guhinduka, kugendererwa no gusurwa ntawe. Mucyo bereke ukomeze turasire tubyatse Imana data mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen. Nimero yawe ya telefone, umuntu yakwifuza gusengana nawe cyangwa kukubaza ubundi busobanuro, nyemerera utambutse nimero yawe ya telefone. Murakoze. Nimero za telefone ni 0788 68 53 439. Ushobora kuyimpamagaraho cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp. Murakoze cyane. Asante.